Nguhaye ikaze hano kuri Team of God TV. Imana yo mu ijuru iguha umugisha kandi Imana yo mu ijuru ikwishimire. Nguhaye ikaze tugeze mu mwanya w'isengesho rya mu gitondo. Nyemerera Imana ivugane nawe muri iri sengesho. Nkwereke isengesho rigufiya wasenga ririmo amagambo azana umugisha, ririmo amagambo magufiya ariko ayobora umuntu mu buryo bw'umwuka, akabasha gutanga umugisha mu byo ari bukore byose, umunsi wiwe ukagenda neza, akabasha guhirwa mu rugendo, kandi Imana igakuraho imitego yose y'umwanzi Sekibi yaba yaguteze. Ndagira ngo nkubwire ngo benshi murabyuka ariko ugahita wigendera utabashije gushima Imana, ngo unapfukame uyiragize. Ndagira ngo nkubwire gusenga no kuganira n'Imana. Jya uganira n'Imana uko ubyutse, uko uryamye, uko ugiye ku meza, jya uganira n'Imana. Ariko muri iki gice ndumva ashaka ko tuvuga ku isengesho rya mu gitondo ubyutse, kugira ngo umunsi wawe uwushyire mu biganza by'Imana, uwukure mu biganza bya Satani. Iyi ngiyi ni Team of God TV. Njye nitwa Prophete Alex. Nyemerera nkugezeho muri ubu buhanuzi bukubiye muri iri sengesho. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Wahageze, reka dusengane Imana. Mbere na mbere ndagira ngo unyemerere duce bugufiya, dutangire dushimira Ihoraho yaturinze uyu munsi tukaba tubyutse turi bazima. Nyamara hari benshi batagiriwe ayo mahirwe, babashije kuva mu mubiri, bageze ahacecekerwa. Ntabwo turi beza kubarusha, nta nubwo dufite amashuri menshi kubarusha, nta kimana yaduciye kirenze icyabo, ahubwo twebwe kuba twashyiriweho uyu munsi ni umunsi Imana yadushyiriyeho kugira ngo tubashe kwimenya ndetse no kuyisobanukirwa, tubonereho no kwihana ndetse no kugira ibyo dutunganya mu bintu byose bitari bitunganye kuri twe, kubera ko Yesu ashaka kuduha ubugingo buhoraho mu bintu byose dukora n'ibintu byose tujyamo. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Reka dutangire dusengana Imana. Uwiteka Mana, turagushimye, turakubashye, turakunezerewe. Izina ryawe turishyize hejuru, tugushimiriye ko uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Mwami, ni wowe uvuga bikaba, ni wowe twizera, ni wowe niringiye, ni wowe mbaraga zanjye, ni wowe maboko yanjye, ni wowe wandamukije. Njyewe ntabwo nari kwiramutsa. Kuba ndamutse mpumeka nkagenda bikemera, nkavuga bikemera, nkareba bikemera, ntabwo mbikesha umuvandimwe wanjye, ntabwo mbikesha ababyeyi, ntabwo mbikesha amashuri, ntabwo mbikesha ubutunzi n'ibindi byose mfite. Mwami, ndabikesha imbaraga zawe, ukuboko kwawe gukorera ahatagaragarira amaso y'abantu, ariko mu buryo bw'umwuka ukwizera arakubona. Nanjye nakubonye iri joro ubwo negukaga bikemera, umwanzi Sekibi yashakaga yuko ntaramuka amahoro. Ni ukuri wamutsinze, ibyo ndabigushimiye. Uwiteka Mana, nje imbere yawe, ubutware bwawe buri hejuru ya byose, umbabarire ibicumuro byose uri kumbonaho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, ineza yawe nishyirwe hejuru. Uba ari wowe Mwami wiheshereza agaciro ku butware bwose. Njyewe ubutware bwanjye bwose buciye bugufiya imbere y'ibiganza byawe, n'imbere y'isura yawe, n'imbere y'imbaraga z'umwuka wawe wera, kugira ngo ubashe kunyobora. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Iki ni igice cya mbere cyo gusenga. Igice cya kabiri ni ugusaba kuyoborwa n'Imana. Ibi byo turasoma mu gitabo cy'Imigani, igice cyaho cya gatatu, umurongo waho wa 5 kugeza ku wa 6. Mwami, ndasaba kuyoborwa nawe mu byo nkora, aho ngiye, mu bintu byose ndi buvuge, mu bintu byose Mwami Imana biri bunkoreho, ibiri buce imbere, ibiri buce mu maso. Ndagusabye kugira ngo ubashe kunyobora. Mwami, njyewe utambereye ijisho ngo umbere ikirenge, ngo umbere Mwami Imana ibitekerezo, njye ntacyo nakwigezaho. Ndagusabye uyu munsi umpe guhirwa, nyoborwe nawe ahantu hose ndi bugaragare, mu byo ndi bukore no mu byo ndi buvuge, bigaragaremo isura yawe, bigaragaremo ishusho yawe, bigaragaremo imbaraga zawe z'umwuka wawe wera. Mpa kuyoborwa nawe, ntari kumwe nawe ntacyo nabasha kugeraho. Umpereze Mwami Imana buri kimwe cyose kirimo umugisha wawe, kitambuza kugupfukamira, kitambuza no kugucira bugufiya. Ndagusabye ngo mpirwe n'uyu munsi igihe cyose ndi kumwe nawe. Mureke dusome igitabo cy'Imigani, igice cyaho cya 3, umurongo waho wa 5 kugeza ku wa 6. Haranditse ngo, wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhore umwemera
mu migendere yawe yose, nawe azajya akuyobora inzira unyuramo zose. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Iki cyari igice cya kabiri. Igice cya gatatu ni ugusaba imbaraga Imana igihe cyose ubyutse uri gusenga. Ibi bintu ntibizaburemo. Uwiteka Mana, ndagusaba imbaraga zawe, ndagusaba ubutware bwawe, ndagusaba Mwami Imana kunkoresha ahantu hose ndi bubashe kugera. Ndagusaba kugira ngo umpe imbaraga zitsinda ikigeragezo, cyane cyane igishaka kuntandukanya nawe. Imbaraga z'umwijima Satani yashaka kungabaho zose, izo zose ndazihagaritse mu izina ryawe ryera Kristo. Umpe imbaraga zidasanzwe kugira ngo nanjye mvumbure ibidasanzwe. Umpe imbaraga z'umwuka wera, unkore ku maso mbona ibihishwe na Satani, ibyo yanteguriye imbere, bibasha Mwami Imana gutuma byihebesha ubugingo bwawe. Ndagusabye Data, sifite ubwoba kubera ko ndi kumwe nawe, sifite ubwoba kubera yuko Mwami ndi kugendana nawe. Ndakwiyumvamo, ndakwizeye. Icyo ngusaba Mwami, ikintu cyose nkora ntihagire umuntu uwo ari we wese ukiyitirira, ahubwo byose byitirirwa izina ryawe, ububasha bwawe bubashe kungaragaraho mu izina rya ryera Kristo. Icyo gihe nimba ndi kumwe nawe, abanzi barahunga, ibibazo birahunga, imbaraga z'umwijima zose zirahunga. Ibi ngibi ndabyizeye, kuri bubikorere kwiyubahisha. Ndagira ngo tujye mu gice cya gatatu, aricyo cya nyuma. Icyo usenga usaba impinduka, kugira ngo Imana itange impinduka ku buzima bwawe, itanga impinduka ku muryango wawe, itanga impinduka mu mikorere no mu mitekerereze. Ndagira ngo tubanze dusome igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cyayo cya 29, umurongo waho wa 11. Haranditse ngo, erega nzi ibyo nibwira, nzabagirira ni amahoro si ibibi, kugira ngo mbarememo umutima w'ibyo muzabona hanyuma. Niko Uwiteka avuga. Imana yo mu ijuru iguha umugisha, kandi Imana yo mu ijuru ikwishimire. Mana, ndagusaba impinduka mu buzima bwanjye, ndagusaba impinduka mu mikorere nakoraga, ndagusaba impinduka mu mitekerereze, ndagusaba impinduka mu migenzereze, ndagusaba impinduka mu kazi kanjye nkora, ndagusaba impinduka Mwami Imana mu rugo rwanjye, ndagusaba impinduka ku bana banjye. Hindura byinshi, ubayoborwe n'umwuka wawe wera mu izina ryawe ryera Kristo. Urugendo rwanjye ndarukweretse, umpereze impinduka muri uyu mwaka, umpereze impinduka muri uku kwezi, umpereze impinduka muri iki cyumweru. Byinshi nabonye bibi byambabaje mu mutima wanjye mu minsi yatambutse. Ndagusabye kugira ngo Data, itariki nk'iriya sinzongere guhura nabyo, kubera ko ndashaka impinduka muri ubu buzima. Ndashaka impinduka nyiri hano muri iyi si. Ndashaka ko wiyerekana ku buzima bwanjye. Ndashaka impinduka nkakira uburwayi bwananiranye, ugasohora indwara mu muryango wanjye, ugakura indwara mu bana banjye, ugakura indwara mu buzima bwanjye no mu maraso yanjye, ahubwo nkabona ubutware bwawe n'icyubahiro cyawe n'ineza yawe. Uwiteka Nyiringabo, nkeneye impinduka, nkeneye kukubona aho ngeze hose, ubutware bwawe aho nkomanze hose nkabasha gukingurirwa kubera imbaraga yawe idasanzwe ndimo. Ibyo ngibyo ntabwo nzabyiratana, ahubwo Mwami Imana bizatuma ndushaho kugucira bugufiya, kubera yuko nzaba nabonye urumuri rwawe imbere. Ndagusabye kugira ngo umurikire uyu munsi wanjye, ugende neza, buri kimwe cyose kigende neza, icyo ngusabye cyose kigende neza. Umpe igikundiro, umpe igitinyiro, ibibi binge kure. Ndagusaba impinduka Data, ndashaka impinduka. Ndashaka ko nkura mu marira, ukankura mu bigeragezo, ukankura mu bintu byose Mwami Imana bindiho bituma mporana umutima utemba amarira, umutima urimo urarira, umutima utenebutse. Urakoze Data kubyumvishije, urakoze kumvishije iri sengesho ryanjye ry'iki gitondo. Ndabigushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, mbisabye nizeye, amena. Ndagusabye, niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Team of God TV, ndagusaba kugira ngo ukande subscribe, Satani ntakuriganye. Ugende ukanze subscribe, muri iki gitondo urakira imigisha y'Imana. Kandi niba wumvishije rino sengesho rigufashije, ukande like, maze udusangije ibitekerezo byawe muri komenti.
maze ufate iyi odiyo ubashe kuyisharinga ku bandi bantu